Ni cya gitabo cyacu amategeko yo kurera abana. Uyu munsi tugiye kuganira uburyo ureramo cyangwa se ufatamo umwana w'umwangavu cyangwa w'ingimbi, aba teenagers b'abana baba bari mu kigero cy'imyaka hagati ya 12 na 18 cyangwa se 20. Hi my lovelies, ndabakiriye. Nitwa Sandrine, nimba umushyashya ahangaha kandi nimba usanzwe hano ikaze. Utagira ngo uyu munsi nabaye Oga wife, ndarwaye mana yanjye. Nuko nkunda aka kazi naho ubundi mana nibibazo, ndarwaye. Ni muri abantu gripiza ikabakubita ikabashukanyaguza. Ndashyushye cyane hano uvuga ndi bukomeze mbirikiye niyo mpamvu ndi kwiyongeza kano kantu. So ubushize twari twavuze ku mategeko y'ishuri mu gihe umwana wawe yiga ku ishuri. Nimba izo video utazibonye tugeze kure, ngira ngo tugeze mu mategeko kugeza nk'irya 80 na mata 70 na. Ariko nimba uri mushyashya ngaho ushaka kureba ayo mategeko ni menshi, na mategeko 109 tugeze ku itegeko rya 70 na. I don't know, ntabwo nzi neza umubare tugezeho. Amategeko y'ishuri twe twavuze wasigaye abiri. The second last rivuga ko kutagomba gushyira abana bawe kuri pressure, kubera ko hangaha uyu mugabo yavuze yuko wanditse kino gitabo, bivuga ko ari igitabo turi gusoma. Yavuze ko ku ishuri ntago abana bose intsinzi yabo iva mu ishuri. Abakire bari hano hanze, abantu bageze ku bintu byinshi, yego abenshi babigeraho kuko bize, ariko hari n'ababigeraho batarize, understand? So ntugagishyira umwana wawe kuri pressure. Hari ababyeyi usanga bashyira abana babo kuri pressure bagakabya, akamereka ku ishuri. Hari abantu nzi bagiye biga ubuganga imyaka 5 kubera ko baba babimuhatiye, nyamara washaka kwiga business. Hari abantu usanga yarize amategeko akajya kwiga law imyaka 5, imyaka 4, akayivamo kubera ko ababyeyi bari baramuhatije kwikora, agasubira akajya kwiga ikindi kintu ashaka. Iyo ni imyaka umwana batakaje badashobora gusubirana, kubera ko nk'umubyeyi umushyira kuri pressure ukamuhatiriza gukora icyo ashaka. Hari ibintu biba bitarimo umwana kandi nta kintu wabikoraho. So pressure nyinshi ntabwo ari nziza. Hari ibindi bintu muri isi bicontributinga ku buryo tugera ku bukire, ku buryo tugera ku buzima bwiza, butari ishuri gusa. Ntabwo ari nko kumushyira kuri pressure mu gihe ikintu atagishaka. Okay? Itegeko rya nyuma amategeko y'ishuri rijya gusa nk'iri ngiri, rivuga ko umwana ugomba kumureka akikorera amahitamo, cyane cyane iyo akuzeho gatoya. Of course nk'umubyeyi ugomba kumugira inama, ukamwereka inzira nyayo, ukamwereka wenda inyungu z'icyo ashaka, z'icyo ushaka ko yiga, cyangwa se cyiza gukomeza. Tuvuge umwana ashaka kuva mu ishuri, ni byiza kumwereka ibyiza byo gukomeza ishuri, ariko ukamureka at the end of the day akikorera amahitamo, cyane cyane abana baba bagiye muri kaminuza. Kuko abana basigaye bajya muri kaminuza bakiri abateenager 17, 18, 19 umwana ajya muri kaminuza. So ni byiza kumureka akikorera amahitamo, kuko ikintu aba agiye guhitamo kiba kizamugirira umumaro. Gusa nanone ugashaka uburyo umuyoboramo ariko utamushyize kuri pressure. Tuvuge nk'urugero, ndabyibuka mu myaka yashize musaza wanjye muto yigeze kumbwira ngo arashaka kuva muri kwiga construction. Ngashaka kuva muri construction akajya kwiga tourism, ngo nibyo birimo akazi, ngo abashuti be benshi ngo nibyo biga, ngo ibiki n'ibiki. Mugira inama ndamubwira sheri, iyo niwe ushaka kujya kwiga icyambere cyo nibyo abakobwa. Icya kabiri nibyo abantu badashaka gukoresha mu mutwe, abo bahungu bagenzi bawe. Kuko okay, bye byanavanye nuko abahungu yagenanaga nabo batari abantu bafite imico myiza, ntabwo bari abantu bafite uburere cyangwa se imico myiza. So mbona ko nkwiye kumugira inama, bisaba kumujyana aho kumugurira, kumuhendahenda, kumuhatwara ruswa no kumubeshyabeshya. Mbona aremeye, mbona asunitse imyaka arangije secondary ga construction. So ntabwo uba umuhatirije, uba umweretse iyindi perspective. Ni nko guhindukiza igiceri ukamwereka urundi ruhande rw'igiceri. Ntabwo igiceri kigira uruhande rumwe, igiceri kigira ibihande bibiri. So hari ukureba ahangaha gusa nturebe inyuma, urahindukiza ukamwereka urundi ruhande, noneho we ukamureka akifatira imyanzuro. Uko namubaje nesuru abamiliyoneri uzi ni bangahe baba tourism, ariko asaba abamiliyoneri uzi ni bangahe bakora ubwubatsi, aba engineer. Abo ni abantu kenshi bakunze kuba abamiliyoneri. Ntabwo mvuga ko tourism nayo itabamo amafaranga, ariko ntabwo ari benshi tuzi baba abamiliyoneri kubera ko bakora mu ndege cyangwa ko bari muri iyo field. Okay? Abiri rararangiye y'ishuri. Itegeko rikurikiraho, amategeko tugiye kuvugaho ni amategeko y'aba teenagers nk'uko rimaze kubibasezeranya. Itegeko rya mbere
ry'ubutineja, ufite umwana w'umutineja w'umwangavu cyangwa se w'ingimbi, ni humura. Ibintu abatineja bakora ni ibintu bisanzwe bibaho, imisemburo yabo birahinduka, imibiri yabo igahinduka, ubwonko bwabo bugahinduka, ibintu byose bakora bigahinduka. Impinduka uzabona ku mwana wawe, tuza, humura, ni bisanzwe. Nawe nibuka neza wabiciyemo, nubaza n'abandi babyeyi bareze abana b'ingimbi n'abangavu bazabikubwira ko ariko ibintu bigenda. Umwana arahinduka, agatangira gushirika isoni, agatangira kuvuga nabi, agatangira kugusubiza, agatangira kuzerera cyane, ibintu byinshi cyane birahinduka. Abantu bakurikiranye video njya nkora za addiction mu bana b'aba teenagers cyangwa se mu bana b'abangavu n'ingimbi, nagiye mbivuga ko ikintu gituma abana bari mu gihe cy'ubugimbi n'ubwangavu bajya mu biyobyabwenge bitandukanye ari impinduka z'imisemburo mu mubiri wabo. Ni ikintu nabo ubwo badashobora guhindura, ni ikintu nabo ubwo badashobora guhindura, n'Imana nta kintu yagikora kuko nuko yaturemye. Ni evolution. Ubwangavu ni stage iri hagati y'ubwana n'ubukuru, ni transition umuntu anyuramo kugira ngo ave mu bwana none abe umuntu mukuru. Uruka ko yagize imyaka 18 aba yakuze cyangwa se byuza 20. Iyo transition rero, transitioning nka transformation, ikintu uri kunyuramo kiri kuguhindura, bimugiraho ingaruka. Tuza, humura, bisa nk'itegeko rya mbere twatangiraho tuvuga ngo tuza, relax. Nk'umubyeyi relax, ni urugendo rutoroshye but relax. Okay? Itegeko rya kabiri mu mategeko y'ubwangavu riravuga ngo itegeko rya Newton's third law. Newton's third law abantu bize physique bararizi, bavuga ko imbaraga ushyizemo usunika arizo mbaraga wakira zigaruka. Tuvuga niba nteguye hejuru, imbaraga nshyizemo nditehera hejuru cyangwa umupira nkutera hejuru, nizo mbaraga ugarukana hasi. Muri iri tegeko rero Richard Templar yatubwiye yuko uko ukomeza kumuhatiriza ikintu, uko ukomeza gushiramo imbaraga umuhatiriza ikintu, nawe niko akoresha imbaraga nyinshi acyanga. Nicyo yashakaga kuvuga. Uko ushyiramo imbaraga nyinshi umuhatiriza, umusunikira, guto intonganya, kumukanira cyane, niko nawe atekereza cyane. Tuvuga nk'urugero, nimba uko nawe ukingirana abana bawe kuko ngo bakanira udashaka ko basohoka kandi bageze muri cya gihe cy'ubwangavu, atangira gutekereza izindi nzira. Byagenda bite nuri igipangu nkatoroka. Uko umukanira cyane, uko umugendaho cyane, niko nawe ashaka utundi tuntu two kugucenga, kandi niko akwanga, kandi niko aribelinga cyangwa se yigumura. Yes, uko ukanira umwana cyane niko yigumura cyane. So bisubiza ku itegeko tuvuye kuvuga relax, tuza, humura. Ntabwo nko gushyiramo imbaraga nyinshi. Yes, ufite gushyiramo imbaraga ariko ntabwo ari nyinshi, kubera ko imbaraga uzashiramo nawe niza zagusubiza resisting. Okay? Itegeko rikushyira bavuga ngo bareke bavuge, bareke bafate imyanzuro, bareke bavuge ikibarimo. No kuvuga ngo muri Afrika dufite uburyo dukaniramo abana ugasanga ntabwo wemerewe kuvuga nk'umwana, ngusubiza nkande, gusubiza nyoko ni ikinyapfura kibi, nta burero ugira, ukaburamo kubisa, ukabumwashyemo ishyi ngo ntabwo agomba kuvuga, ngo ntagasubiza umubyeyi, ngo ntabwo iki. Ariko buriya abantu bakunze gukurikirana ibiganiro by'ababyeyi nkunze gukora barabizi, nkunze kubivuga. Iyo umwana avuze ubasha kumenya icyo atekereza, kandi iyo umenya icyo atekereza ubasha kumenya direction umuyoboramo, aho umuyobora. Wibuke ko intego ya kino gitabo, intego ya zino video nkora ni ukushaka uburyo turera abana badafite ibikomere nk'ibyo twakoranye, badafite uburere nk'ubwo twakoranye, abana bafite confidence iruta iyo twakoranye, abana bafite uburere buruta ubwo twakoranye, bisobanukiwe kandi bazi kwihagararaho no kumenya uburyo bamanaging ubuzima bwabo. So umwana iyo umuretse ntavuge, ukamucicikisha, ntuzigera umenya ikimurimo, ntuzigera umenya ibibazo bye, aragutinya, ugasanga ntabwo uri umuntu yisanzuye. Ariko byibuze iyo umuretse akavuga, iyo umuretse agafata imyanzuro, rimwe na rimwe ntabwo uzi nk'ukuntu umwana mutoya ashaka kuba akunda gukinisha ipasi, umunsi umwe ukamureka ngo ayikinishe kugira ngo imwotsi atazongera kuyikoraho. Exactly, niyo system imwe. Uramureka rimwe na rimwe umweretse ikintu akacyanga, ukamugira inama, ukamuhendahenda, ukamuha ruswa. Ibyo byose twagiye tubibona ko umwana umuha ruswa, ko umwana umugira inama, ko umwana umuhendahenda rimwe na rimwe, cyangwa se ukanamuhana ukabona aranze. Ni byiza ko rimwe na rimwe ukoresha strategy yo kumureka akifatira iyo myanzuro, ikintu ashatse kujyamo ukamureka akagenda akagikora, yaheze akabona za ngaruka wamubwiraga. Itegeko rikurikira rivuga ngo ntukajye kurunguruka abana. Of course ubu uri umubyeyi, njya nkunda kubwira umuhungu wanjye nkamubwira ni we,
jewe nagize imyaka 5 wowe utarayigira ibyo bintu byose uri kumbeshya agenda bizi nkaya mwana utwo twose uri kumbeshya nagize imyaka 8 wowe utarayigira nawe rero waciye mu bwangavu n'ubugibe imbere y'uko umwana wawe agira gute abicamo niyo mpamvu ujya kumurunguruka niyo mpamvu ujya kureba munsi y'igitanda niyo mpamvu ujya kureba muri bag niyo mpamvu ujya kusoma agenda yiwe y'ibyo yanditse kubera ko uzi ibyo ari kuguhisha impamvu uzi ibyo ari kuguhisha nuko nawe wabihisha ababyeyi bawe nawe rimwe wari umwangavu hari igihe wari umwangavu hari igihe wari ingimbi ntabwo wumviye ababyeyi bawe ibintu byose bakubwiye ntabwo wakurikije ibintu byose bagugiriyemo inama ujya kumurunguruka rero kubera ko uzi ibyo ari kuguhisha ko nawe warabihishaga isn't it yes ntabwo ari byiza kuhisha umwana kurunguruka umwana ahubwo ni byiza ko umwereka ko umwizeye ukaba wanabimwereka ko ubizi ko ari kubiguhisha ariko ukamubwira uti ufite gufata imyanzuro mizima niwe mukuru niwe mwana wanjye ndagukunda hari byinshi wageraho iyo nzira ntabwo izakwemera ko bigeraho ukamwereka intego umufitiye intego ubona yageraho vision nini yageraho umuntu igihe cyose ukamwibutsa picture cyangwa se ifoto ishusho y'uwo ashobora kuba we ukamwereka ko inzira ari gucamo zidashaka kumugeza aho ngaho okay aho ujya kumurunguruka ko n'umurunguruka munsi y'igitanda utazamenya yuko agomba gucukura umwobo ahantu akabanza agahishayo telefone akaza ntayafite cyangwa se aziga yuko telefone yashaka kwiza inshuti ye kwishura akayicyura wagatana telefone afite kuko ubushize wabimufatanye munsi y'igitanda iyo umufatiye aha ashaka ahandi wamufatira agashaka ahandi bikamukuza ari umwana w'umunyamanyanga and we don't want that do we itegeko rikurikira avuga ngo kubafasha igihe cyose ntabwo ari byiza umwana nubwo aba ari mu gihe cy'ubwangavu nubwo aba ari mu gihe cy'ubugimbi ni ngombwa kumutoza icyo nicyo gihe umwana atorezwamo guteka nicyo gihe umwana atorezwamo gusasa uburiri bwe wanjye wazi no kubusasa ataranagera muri icyo gihe agomba kwisasura uburiri bwe nta n'ikintu twavugana niba agomba kumenya kwimesera gukora amasuku kuko nubwo ari muri transition nubwo ari mu bwangavu ariko igihe kigiye kugera vuba ahangaha mu myaka mike ave mu rugo agenda njye nawe mfite inshuti yanjye kera ku myaka y'15 yajyaga kubaza mama we Kalisa ari bwambare it's just crazy umwana w'imyaka 18 n'ubu mfite n'umushuti wanjye ufite imyaka 20 birajya mamagara kamwe ngo wambare nkazi ukanyigisha guteka ngo uzi ko mama wanjye atigeze anyigisha guteka kubera ibintu byose bikorera umwana ntabwo ari byo umwana ngomba kumutoza kwita ahantu aba kwita kuri environment ye imyenda yambara ibyo yambara ibyirya rya gusokoza ibintu byose kabimukorera ntago warera umwana nk'igipope kuko uri kumutegura kuba umuntu mukuru nawe umuntu mukuru agomba gusohoka iwawe akajya kwibeshaho kumutetesha ibyo nabivuze ubushize iryo tegeko nabivuze muri video y'ubushize gutetesha umwana nta kintu kimwe bizamara ahubwo bizamugira idebe mu mutwe mami come on urimo kurema umugore w'umuntu uri kurema umugabo w'umuntu niyo mpamvu hano hanze relationships ziri gupfa mariage ziri kwangirika kuko urahura n'umuntu waba bamukujije nk'umuntu w'idebire ibintu byose azinga agomba kubikorerwa it doesn't work like that okay muri iyo transition itoza umwana wawe kwiyitaho no kwitaho aba n'ibintu byose akeneye kumenya nk'umuntu mukuru okay itegeko rikurikira rivuga yuko uko umwana yitwara mu bwangavu nta control ubifiteho nta control ufiteho nushaka no kubigiraho control nk'uko itegeko navuze kare ryavugaga imbaraga ushyiramo umurwanya resist ushaka umukontorora niza azashyiramo agira gute akurwanya yigumura so uko umwana yitwara mu gihe cy'ubwangavu n'ubugimbi nta mahitamo ufitemo nta kintu wabikoraho kandi abana bitwara bitandukanye uko umwana w'umuturanyi wawe yitwaye ntabwo ari ko umwana wawe azitwara calm down numwima amafaranga azashaka ahandi yo kuyakura understand n'umukinyana mu nzu azashaka ko asimbuka inzu cyangwa ace mu idirishya ku mwana wawe ko mwizeye muvugishe nk'umuntu mukuru ntabwo umuvugisha nk'aho ari umwana ntabwo umuvugisha nk'aho umuruta ntabwo umuvugisha nk'aho ari hasi yawe icyo nicyo gihe cyiza cyane cyane iyo barenze 15 14 ni byiza ko umuvugisha nk'umuntu mukuru kuko aba yumva muri we yakuze aba yumva akuze yumva yakifatira imyanzuro hari ukuntu aba akubona akabona nta bwenge ufite cyangwa se urashaje uri expired ntabwo uzi ibigezweho ntabwo uzi aho isi igeze hari ukuntu akureba niyo mpamvu rero ntabwo ugomba kumuvugisha nk'aho uzi ibintu kumurusha cyane cyangwa se umuvugishe nk'aho uri kumutegeka uri kumubwira icyo gukora ahubwo uramuganiriza nk'umuntu mukuru mugenzi wawe ukamwereka ko umwizeye kandi rimwe na rimwe bya getting out of control ukatuza kubera ko nta kintu kimwe ufite wabikoraho okay itegeko rikurikira riravuga ngo gusakuza no gutongana nta kintu kimwe bizakumarira nta kintu na kimwe byamarira umwana
nta na kimwe. Ni ukuvuga ngo abana tuvuge nk'urugero muri iki gihe cy'ubwangavu twabibonye muri cya gitabo cya addiction, nicyo gihe bagerageza ibintu byinshi, gukora sexe, gukundana, kunywa ibiyobyabwenge, bakora ibintu byinshi byo gucurayinga, byo kugerageza ibintu bishyashya. Uko wariyakitinze ku tuntu dutoya, uko witwaye yakoze udukosa dutoya, bizamutera ubwoba bwo kukubwira ibintu binini. Muri iki gitabo Richard Temple yanatanze urugero avuga ati se umwana wawe tuvuge nk'urugero akinishije nko gukora sex akahita arwara sida ku munsi wa mbere abikoze, cyangwa se akagira addiction, cyangwa se agafatwa ku ngufu, ese wamuremyemo icyizere, wamweretse ko uri umuntu woroheje witeguye kumwakira ku buryo nta icyo kibazo azaza kugusanga akabikubwira, cyangwa azagutinya abiguhisha? Uko reactinga ku tuntu dutoya bimwereka nimba azakubwira ibinini cyangwa atazabikubwira. Ukeneye kubaka umubano hagati yawe n'umwana ku buryo akwizera, akakwisangamo, akumva ko uri inshuti ye, byakwitabaza byakomeye yakubwira ibintu byakomeye. Okay, kuba rero umuntu uvuga nabi, utongana, w'umunyamahane, umeze nk'intare mu rugo, nta kintu na kimwe bizagufasha mu rugendo rwo kurera umwana w'umwangavu cyangwa se ingimbi. Okay, itegeko nibusoreze uyu munsi ni bareke bafate umwanzuro, bareke bari bavuga ijambo rya nyuma. Ibyo nari nabivuzeho kare, umwana umugira inama, ukamwereka uko ibintu bikorwa, ukamwereka ingaruka nziza nimba bishaka kuva mu bintu, cyangwa se mu bintu ari kukubwira, mu bintu muri kuganiraho, ariko ukamwereka akaba ariwe wifatira umwanzuro, kandi ukamwereka ko ubwo burenganzira bufite, ukanamwereka ko umufitiye icyizere ko ari bufate umwanzuro muzima. Hari imbaraga urema mu mwana iyo umweretse ko umwizera, hari confidence, hari self esteem umwubakamo iyo umweretse ko umwizeye. Umwana wanjye ibi byose ndabikweretse, ariko nizera ko wikunda, nizeye ko uzi ubwenge, ngaho nawe bitekerezo ufata umwanzuro ukwiriye, ukakimurekera ukigendera. Kandi ntabwo ari ngombwa ko winjira nawe mu matiku ya hato na hatoya, ntabwo unyubaha, ntabwo umwana wa papa we, urasuzugura, cyane cyane rubehe, nzakubita, narakubyaye nakwica, narakubyaye nakwihambira. No. Uzabimubwira ceceke, ariko nureba hirya azakumwaza. I know. Trust me, I know. Abana benshi b'abangavu bakunda kumwaza ababyeyi babo. So mureke afate umwanzuro wa nyuma, mureke yigira inama, yitekerezeho, afate final decision. Okay? Yes, ndasoreza aha ngaha.